guys mpuye n'umuntu hano ngaha bamwita iniga y'imihanda. Amakuru yawe ni meza. Satani akubwiye ati ndaguhereza 50,000 ntuzajye mu ijuru, n'Imana ikakubwira ati ndakujyana mu ijuru wunga imiruho y'isi. Niki muri ibyo bintu bibiri wakemera? Bami 50,000 nigira kwa Satani. Baguha 50,000 ukajya kwa Satani. Iniga y'imihanda, uramutse umenye ko sheri wawe aguca inyuma, niki wakora? Ari ukumuca igitsina, ari no kumureka akagomeza akagenda, wahitamo iki? Nahita muca igitsina. Mana yanjye. Iniga y'imihanda, ikindi kibazo, ubu Imana uvumbuye yuko mu ijuru hatazaba hari akabari, akazaba hatari nako nta n'ibizaba bihari. Mu ijuru nta kabari kazaba gahari, nta bintu by'imogi bizaba bihaba, nta bintu byo kwitamo n'iki bizaba bihaba. Icyo ni ikintu byanze bikunze kitazahaboneka. Ukavumbura ko n'ikuzimu ibyo byose bizaba bihari, bakabwira ati hitamo aho ujya, wajyayo. Nta gikuzimu. Kubera iki? Ibyo nshaka byose byaba biriyo. Kimwe mu byo ukunda muri ibyo ngibyo ni iki? Urumogi nikavuze ni iki? Urambeshyera ibaba, urambeshyera. Ntago unywaho. Acyana we kuko so rero iki cyana gikumbuye urupfu.